Mwiriwe ndabashuhuje cyane nagarutse rero mumenyereye ku rubuga dusanzwe tuganiraho rwitwa bohoka ubeho neza. Uyu munsi rero naje ku rubuga rwacu, iyo umuntu abohotse akabaho neza agira ubuzima bwiza, ubuzima bumuhesha agaciro cyangwa se ubuzima bushobora gutuma nawe ashobora kwigirira icyizere cy'ejo hazaza. Uyu munsi rero naje ku rundi rubuga ni urwo kongera imibereho. Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana, abantu benshi barabivuga, bakoresha ijambo rivuga ngo roho nziza itura mu mubiri muzima. Kugira ngo rero uwo mubiri ube muzima ni uko ari cyo tuba twawuhaye, roho nzima, roho nziza, kugira ngo umuntu amere neza, avuge neza, yumva aguwe neza, nuko umubiri nyine aba yawuhaye ibyo umusaba. Iyo umuntu abibuze rero nibwo intambara zitangira. Uyu munsi rero insanganyamatsiko turaganiraho kuri uno munsi ni kunda umurimo wongera imibereho. Kunda umurimo wongera imibereho, iryo jambo turaganiraho kuri uru rubuga rero nise twongera imibereho. Ni urubuga tuzajya tuhanaho ibitekerezo rwo gukunda umurimo, rwo gukora, rwo kwihaza mu biribwa. Ni gute twakikura mu bukene, ni gute twabasha gufasha abantu bakiyumvamo ko bafite intege nkeya cyangwa bakigenda baseta ibirenge mu buryo bwo kubaho neza, kugira ngo dufatanyirize hamwe nk'abanyafurika intera bimwe, twese tugire imibereho myiza, tugire ubuzima bwiza, abana bacu bagire ubuzima bwiza, tube heza, turye neza, turyame neza, tunywe amazi meza, tugire ubuzima bwiza. Ahantu twagiye dutembera hirya no hino twasanze ubuzima bwiza bushingiye ku gukora utitangiriye itama. Pawulo yabivuze neza, abwira abamurebaga ati mumenye neza ko mu buzima bwawe, yabwiraga abantu ko yatunzwe n'imirimo y'amaboko ye. Natwe rero tugomba gutungwa n'imirimo y'amaboko yacu. Uyu munsi rero muri twongera imibereho turareba, tukunze kubagaragariza ibikorwa bitandukanye, ubworozi bw'amatungo y'ingurube, inka, inkoko, inkwavu. Ibyo byose ni bimwe muntu bimufasha kugira ngo mu mufuka hahore yumva hashyushye, hadakonje, umuntu agende yemye ahagaze neza atubu. Kuko iyo umuntu yamaze kurera amaboko, ubwo aba yiyemeje kuzajya agenda nanone yitinya cyangwa yikandagira. Ariko wemeye gukoresha amaboko yawe, ukemera gukoresha ubwenge Imana yaguhaye, waba uri umurofisi ugakora imirimo yawe ushinzwe, waba uri mu umurima wawe ukawubyaza umusaruro, waba ufite iyo ikaramu yawe, ntibi yo gusa kumva bahora babona amaboko yawe anyereye, ahubwo bakumva ko ubereyeho kugira ngo ugirire akamaro abushinzwe. Cyane cyane bajya b'abanyantege nkeya, niba ukwiye kwitaho kurusha abandi. Hari ikintu kijya kinshobera, usanga mu biro, usanga bamaramo umwanya munini ari babandi bajya bakunda kwita ngo ni abavuga ari kwijyana. Abo ngabo bamaze gusobanukirwa n'ubuzima. Hari abandi bakiri inyuma batarasobanukirwa ko umuntu atungwa n'imbaraga ze. Hari n'ikindi kintu tuzaganiraho mu minsi iri imbere, ikintu cyo kuvuga ngo gufashwa. Hari abantu dukwiye gufasha, hari n'abakwiye kwifasha. Umuntu ukwiye gufashwa ninde? Ukwiye kwifasha ninde? Abanyafurika twese rero gufashwa tubifata nk'ikintu cyiza. Reka mbabwire, hano mu Burayi turiyo bavuze ngo urafashwa, nta wakanga gufashwa, ariko wumva ari nk'igikomere, wumva ari uburwayi ugomba kurwana inkundura mpaka ukabukira. Ukarwana inkundura, ugakoresha ubwenge, ugakoresha ibitekerezo, ugakoresha amaboko yawe, ugakoresha iby'Imana byose yaguhaye, kugira ngo wumve ko nawe ubwawe umubiri Imana yaguhaye ari nta wundi muntu ushinzwe, ari wowe ubwawe ushiye kuwureberera. Hari umuntu ukwiye gufashwa, umwana muto we utaragera igihe cyo kwigaburira, uwo ngo turamufasha, tukamwerekera, tukamwigisha.
umuntu ufite ubumuga, umuntu urwaye, umuntu ufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima bitamwemerera gukora, bakwiye gufashwa. Ariko ni gute umuntu wirwa yisomera amarwa nawe ajya gutonda umurongo ati nanjye nimumfasha? Umuntu yirirwa asoma amarwa guhera mu gitondo abyuka yageze aho rwahiye, bahamagara abafashwa akaba ari we nimero ya mbere, akaba ari nawe uzi aho bafashiriza baherereye. N'iki harya bene data bashiki banjye, bantu b'Imana, twiyambura uwo mwambaro witwa ngo dukwiye gufashwa cyangwa gusindagizwa. Dukwiye gukoresha amaboko yacu. Nkunda kubwira abantu ati ushobora guhera ku nkoko imwe, inkoko imwe ikazabyara inka, inka ikazabyara inzu, inzu ikazabyara umurima, ukabaho neza. Nta n'ikindi kintu muri twongera imibereho. Nkunda kubwira abantu ati dukoresha amaboko yacu. Niba tutaragize amahirwe yo kujya ku ishuri, ariko tukagira amahirwe yo kugira amaguru n'amaboko n'umutwe, tubibyaze umusaruro, bidutunge, bitunge n'abana bacu. Nkunda kuvuga ati bijya binanira gusobanura ukuntu umuntu yaba arya adahaga, ari nk'umusore cyangwa se ari umupapa, ejo akakubwira ati ariko Imana yampaye n'undi mwana, ndashaka kubyara undi mwana. Uzi kurya ntuhage wowe ubwawe n'umudamu, cyangwa rimwe na rimwe ukora urufaranga ukarumarira ku kabari, ariko ukabumva kukwe no kuza nuko ukanavuga ngo Imana reka nyisabe nkimpereze umwana umushyire hariya, ahubwo ugasanga wa mwana abaye ikibazo mu muryango, umuteje ikibazo atigeze agusaba kumubyara. Ibyo byo tugomba kujya tubitekereza nk'Abanyafurika. Abantu bajya bambaza atari kose kuri pasiteri ibyo kuringaniza urubyaro byo mu buryo bwo kongera imibereho no kuringaniza urubyaro birimo. Mu kongera imibereho no kuringaniza urubyaro birimo, kuko abana Imana yaduhaye ni umugisha, kandi umugisha iyo ufashe nabi cyangwa ukawukoresha nabi, uwo mugisha ntabwo uzabihembera, ushobora kukubera umuzigo. Abana bakwiye kutubera umugisha, tugakora. Hari n'abahunga ingo bakagenda bagatana abagore abana, cyangwa abagore bagatana abagabo abana. Abo bana turarinda tubatera agahinda, hari ubwo badusabye kubabyara. Twongera imibereho, abana bagubwe neza, dukoresha imbaraga zacu. Wowe wabashije kugira amahirwe ukagera mu ishuri, fasha abatarabashije kurigeramo kwibeshaho neza. Niba warize ubuhinzi, byaza umusaruro ubwo buhinzi. Niba mufite umurima, uwo murima koko nuba intangarugero ugaragaze ko ari umuntu uwukoreramo ari umuntu wize ibyo guhinga. Niba warize iby'ubwagoronome, garagaza ko koko uri umwagoronome, ubyaza umusaruro ubwo bumenyi. Niba uri umuveterineri, garagaza ko uri umuveterineri iwawe. Amatungo abantu nibahagera bavuga ati hari uriya muntu yize koko ubworozi. Niba uri umwarimu, igisha abana koko, abantu nibabareba babona abana barajijutse, babona ari abana bazahindura isi yacu ikaba nziza. Nkunda kubwira abantu ati iyi si uko twayisanze ntabwo ariko tugomba kuyisiga. Isezerano Imana yaduhaye nuko iyi si uko twayisanze ntabwo ariko tugomba kuyisiga, tugomba kwihindura nziza kurusha uko twayisanze. Muri twongera imibereho rero, tugomba kwihaza mu biribwa. Ikintu cya mbere kigomba gutuma twumva neza, tukumva tuguwe neza, tugomba kubona mu rugo ibyo kurya n'ibyo kunywa, tukanywa amazi meza, tukanywa intungamubiri, tukarya ibyuzuye intungamubiri, abana bacu bakarya bagahaga ahasigaye. Tugasagurira n'amasoko n'abaturanyi, tukigisha n'abandi barera amaboko gukora. Mureke twihangira imirimo, muri twongera imibereho, tuhanga n'imirimo. Muzadusure, haba mu Burayi haba muri Afurika. Ubu turi gukora gahunda yo kubyaza ingurube. Izi ngurube mwita ngo ni za giturage, kuzibyaza umusaruro zigahinduka iza kijyambere. Mutekereza kizi mwita ngo ni izinzungu ziti. Ni ukurya neza, gufatwa neza, kumera neza. None se urebye ibyo baziha, nibyo zituma muzita uko muzita.
ariko ni izisanzwe inka ngo ni inzungu. Wewe izo ngizo muzita inturage cyangwa se izitari za kijyambere, kubera ko zifashwe nabi. Muzayishyire mu kiraro, muyigaburire ibigori, muyigaburire soya, murebe ngo iraruta n'iyo ngiyo mutekereza ngo ndiyaki. Uyifate neza, uyihereze imiti ikwiriye, uyikata ayo mahembe umeze nk'umutako, ahasigaye urebe ngo inka iragisohoka bagire ngo ni imbogo mu nzu. Twongere imibereho, twongere ubumenyi, twongere kubaho neza, twongere kwibeshaho. Nkunda ikintu bita kwibeshaho, kwigira, kwifasha, gukoresha amaboko yawe, gukoresha ubwenge Imana yaguhaye. Bijya bibabaza kubona umuntu akaba afite nka yarize, ugacya mu gitondo akagenda akicara hariya ku muhanda afite umurimo uri hariya iwabo, umukecuru ari kuwuzindukiramo wenyine. Njye Imana yangiriye neza, ayo mashuri mbasha kuyakandagiramo, mu murima ngahinga. Njyewe reka mbabwire, mu kintu nkunda cya mbere, nkunda kugabura ibyo kurya. Ngabura ibyo kurya by'uburyo bubiri. Ngabura ibyo kurya by'umwuka, nkagabura n'ibyo kurya by'umubiri, kuko ibyo bintu biragendana. Ubyibagiwe uri umupasiteri, ukibagirwa ko umubiri ufite ibyo ukeneye n'umwuka ufite ibyo ukeneye, kandi ukamenya ko ukibagirwa ko byunganirana kugira ngo umuntu abashe kuba umwana w'Imana. Icyo gihe waba ubyibagiwe, kuko Imana imaze kurema Adamu na Eva yarabwiye ngo mugende muhinga ahantu, muhagire neza, hatohe, hamere neza, imbuto zo muri ubusitani mujye muzirya, inyamaswa mujye muzirya, kubera ko muzaba mwahakoze neza, inyamaswa mwazifashe neza, zifite intungamubiri zo kubatunga, muzarame, muzansange mu bwami bwo mu ijuru mumeze neza. Dukwiye kuzajya mu ijuru tumeze neza, tudafite umururumba, tudafite inzara, ahubwo twigwije byose. Rero ndakangurira abantu bankurikira kwa runo rubuga rw'imibereho myiza, kuko uyu munsi ijambo nayo mfite ari iryo kuvuga ngo dukunde umurimo, twihaze mu byo kurya, duteze imbere impano zose dufite zo kwibeshaho, kandi twibukiranya neza kuko roho nziza itura mu mubiri muzima. Ufite ikibazo mu magambo navuze, nyandikira cyangwa usure urubuga rwacu ni twongerimibereho.com. Uzahasanga ibiganiro bitandukanye, cyangwa uze kudusura. Ibikorwa byacu birigaragaza, birivugira. Ngwino wige, ngwino tuguhugure, ngwino dufatanyirize hamwe kurwanya ubukene, dutere intambwe, turebe ngo natwe nk'Abanyafurika tugeze ku rugero rukwiriye, tugeze ku rugero rwo kwihaza mu biribwa, tidukeneye gusindagizwa n'ibi bihugu bihinga rimwe mu mwaka, mu gihe twebwe dufite amahirwe yo kuba twahinga buri kwezi. Murakoze, nizeye neza ko munkurikira, mutanga ibitekerezo byanyu, mumbaza. Telefone yanjye iragaragara, email yanjye iragaragara, twongere imibereho 2021@gmail.com. Telefone yanjye nayo irazwi, ni akamenyetso ko guteranya 45 50 37 69 32. Mba hano muri Denmark, ariko nkunda nshishikazwa cyane no kubona Abanyafurika twazamuye imibereho, turi ku rugero rukwiriye, turakeneye gusindagizwa n'ibi bihugu bihinga rimwe mu mwaka. Murakoze, Imana ibahe umugisha.